Nshuti za Haleluya Amina TV, nongeye kubasuhuza cyane. Imana ikomeze kubampera umugisha mwebwe mwese abakomeje gukurikirana ibiganiro byacu ndetse mukanabitwereka mukora subscribe. Imana imumisha, mbona mubikora rwose neza, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Namwe mutarabikora, ni ukuri turabasabye kugira ngo mukore subscribe, kugira ngo uko tuzajya dushyiraho video ijye ihita ibashyikaho. Umurongo wacu, umuyoboro wacu wa Haleluya Amina TV ubagezaho gahunda z'uburyo butandukanye, ni mu ijambo ry'Imana ndetse ikabagezaho amakuru avugwa mu iyobokamana, ikabagezaho n'ibiganiro by'iterambere. Imana rero ikomeze ibampera umugisha rwose. Iterambere ni ryiza, umuntu wese araryemererwa, kandi umuntu wese iyo ateye imbere agira ubuzima bwiza ndetse n'igihugu kikaba cyiza, n'abamukomokaho bose bakaba beza. Niyo mpamvu rero ntazarambirwa kubabwira ijambo ry'Imana, ntazarambirwa kubabwira ibivugwa mu iyobokamana, ndetse sinirengagize n'ibiganiro by'iterambere, kuko iterambere ni ryiza. Iterambere rituma umuntu agirirwa icyizere, iterambere rituma umuntu akundwa. Nanjye rero ntago nabyihererana. Tugiye kurebera hamwe uburyo butandatu wabona inyungu, kandi ukabona inyungu nta n'igishoro wigeze utanga. Nk'uko bisanzwe rero, njye mugiye kubana ni Hitimana Dismas, mwene so muri Kristo Yesu. Reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye ko utajya udutererana, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko waducunguye kandi ugatanga n'impano z'uburyo butandukanye. Niyo mpamvu rero Mwami Imana yacu, dusengeye bose abagiye kudukurikira, kugira ngo iki kiganiro kigire umumaro, giteze intambwe buri wese. Iki kiganiro Mwami kibe urufunguzo rw'imigisha kuri buri umwe wese ugiye kugikurikira. Urakoze cyane kubyumvishe, mu izina rya Yesu Kristo no tubigusabye, amen. Hari igihe rero umuntu ajya yicara akavuga ati nabuze icyo nakora, nabuze icyanteza imbere, nabuze akazi. Ariko k'uyu muyoboro tuzajya tukurangira uburyo wabona akazi mu buryo buturutse kuri wowe, buturutse mu mibereho yawe, buturutse mu bitekerezo byawe, kandi ugakirigita amafaranga utavunitse. Hari uburyo bwa mbere rero bwagufasha kubona inyungu nta kintu washoye, nta kintu washoye. Uburyo bwa mbere, ushobora gufata icyondo ukagikata, wamara kugikata ukakibumbamo amatafari yamara kuma ukayagurisha n'abayakeneye. Namwe nimumbwize ukuri, urumva se koko itaka n'amazi hari igishoro wabitanzeho, nyamara mu kanya gato ukajya kubona uvanyemo ibifaranga byinshi, ukaba byagufasha no gutangira bizinesi. Ikindi cya kabiri cyaguha inyungu kandi nta kintu washoye, kuvoma amazi ku bantu bayakeneye kuyakoresha, ukajya uyabashyira mu rugo. Nta gishoro, nta mafaranga bigusabye kugira ngo uze kubona amafaranga yo gukoresha. Mu kanya gato ugasanga wabonye ibifaranga byinshi kandi nta gishoro gihambaye cyagusabye. Ikindi cya gatatu cyaguha amafaranga, ufata umucanga ukawurunda neza, ukawushyira hafi y'umuhanda, uwunyuzeho uwukeneye ashobora kuwugura, kandi wowe uretse imbaraga zawe washoye gusa, nta kindi kintu byagusabye. Ugasanga urawugurishije, wivaniyemo amafaranga yabasha gutuma utangira bizinesi yawe. Wenda ukaba wahita ugura igare, wenda ukaba wahita ushinga salo, cyangwa se ugahita ukora indi mishinga iciriritse, uvanye ku gishoro cy'ubusabusa utigeze ushora na rimwe.
ikindi cyaguha akazi kikaguha amafaranga kandi nta kintu na kimwe washoye, kujya mu miryango idakunda kuba mu rugo ifite akazi ikora, ukaba wasaba kubamesera imyenda. Navuze umuntu uvuga ko yabuze akazi, uvuga ko adafite icyo yakora kandi akaba akeneye amafaranga. Ndagira ngo nkuyobore neza, nkugire inama, wowe unkurikiranye, ntukavuge ko wabuze akazi. Oya, icara usenge Imana, icara wereke Imana ibyo ushaka gukora, nurangiza ukurikire Haleluya Amina TV, izakugira inama. Ugende umesere uwo muntu ku munsi ashobora kuguha 5,000, ashobora se kuguha n'10. Ubwo urumva uhakoze iminsi 10, ikintu byagufasha gukora bizinesi yawe iciriritse, ndetse mu gihe gito ukazaba wabaye umumiliyoneri, ukazaba nawe ubasha gutanga akazi. Ikindi cya gatanu cyagufasha kubona amafaranga kandi nta kintu washoye ubwenge bwawe, washoye n'imbaraga zawe gusa. Ikindi cyagufasha gutwaza abantu imitwaro, ibyo baguze, kuko uravuga ati nabuze akazi, nta mafaranga mfite, nayakura he, nayabona nte? Genda utwaze abantu imitwaro, ku isoko, ahantu hose hari ibintu bikeneye gukorwa, utwaza abantu imitwaro. Ntabwo bibatwariza ubuntu, barahindukira baguhe amafaranga. Numara kubona ayo mafaranga, ubashije kubona igishoro, kandi mu minsi iri imbere uzaba nawe uri umuntu wakoresha abandi. Icyanyuma, gucukura amabuye aya ngaya ashobora kubaka, ashobora gukora fondasiyo y'inzu. Amabuye ni ibintu bikenerwa cyane, kandi ni ibintu ushobora gushaka nta gishoro watanze. Wanagitanga ukaba wanavugana na nyirayo uyafite mu isambu ye, ukayacukura, ndavuga yayubaka bahera bubaka fondasiyo. Wamara kuyacukura ukazamubwira ko uzamwishyura nawe wagurishije. Aho hantu wahakura amafaranga menshi cyane, ubasha gutangiza bizinesi mu gihe gito. Ejo nawe ukazaba urimo urakoresha abakozi, ejo nawe ukazaba uri umuntu uteye imbere, ejo nawe ukazaba uri umuntu usobanutse. Niba rero iki kiganiro ugikunze nshuti mwene data, ndagira ngo ugisangize abandi, ukoreshe utange komenti, kandi wibuke no gukora subscribe. Njyewe nta kintu nzabahisha, tuzajya tuganira, twubake igihugu cyacu, twubake isi yacu, twubake ibikorwa byacu, iterambere rikomeze kutubera irya mbere. Imana rero ibaho umugisha. Mwari kumwe na mwene so Hitimana Dismas, mugire ibihe byiza.